we mukobwa uri umudamu uri umugore oya njye ndi umukobwa uri umukobwa niko se utuye muri aka gace iyi ndatuye yewe niko se nta akagore wamboneye kagufiya kareshya n'isuka y'umujyojyo kagufi cyane kakunda kwigendesha gutya kagufi nta kwamboneye reka uwo muntu ndumva namuzi rwose ariko se uhabaye imyaka ingahe yewe mabaye jepe ariko uwo muntu mbaza ndumva namuzi ntabwo umuzi ntacyo yewe naragushije naragendesheje nyine ihanganirwa nta kundi sawa niko enda nkubwire niko se ushobora kwemera akakugurisha urukundo oya cyangwa nkaruguha ukarurangura burundu ukarwitwarira oya rwose ibyo ngibyo ntabwo nabivamo nta nuko byagenda gute se ngaho rero nta kundi nyine ihangane sawa ubundi se nabwirwa n'iki kintu amushakira ko urwo nabonye ugize ngo itoba mu muraho muraho se ni kanyoni se ni njyewe kanyoni wa original neza ese urupfu rwawe twumvise byagenze gute urupfu ubuse niba narapfuye tukaba tuvugana ureba ugasanga umupfu yavugisha abantu ubuse ndazutse umuntu tuzi yazutse ni Yezu wenyine ubuse mbaye Yezu wa kabiri ubu twari tuzi ko inzogera zirenze kera none se bite se wigira ubwoba ni kanyoni si yuko ari we ba iryo ni ryazo wabibonye ariko intoki zawe ndareba uri kunuka izo ntoki ntabwo zikarabye ziri kunuka ni amafi wariye nangwa wakoresheje bya bindi byayo ubusahanaye ubu ngubu narinje gushaka nageze hano nje gushaka ka kagore kanjye gaga nakabuze neza ariko ngize amahirwe yo kubona ubu ngubu namushatse namuze ahubwo ubwo nkubonye nabuze aho ncumbika nabuze aho ndara ubwo mubonye n'amahirwe kugira ngo ujye kuncumbikira iwawe basi tujyane mu rugo rwose uncumbikire nzazinduka ejo ngenda mu rugo se mu rugo wari uharenze ubuse ndahamenya ariho ngiye se tugende rwose mbabarira rwose urakoze rwose imana ishimwe twari tuzi yuko uba wanabuze reka ndacyari mu gihe umva rero nkubwire hano mfite umugore w'intakoreka umugore wanjye nashatse ni ingare kugira ngo atambaza byinshi ndavuga ko uri umukozi nzanye ubwo se umukora ute nibyo iki gihe shabyihorera ubwo ikintu tugiye gukora ndamubwira ko uri umukozi nzanye njye ndi umukozi nta kibazo sibyo ubaza byinshi ubwo nambaza byinshi ntabwo akubaza byinshi kuko twabiganiriyeho azi ko dukeneye umukozi sawa basi nta kibazo rwose twabonye umushyitsi karibu madame ntakundi ubu ngubu murabo nk'umusazi ubuze iki ni igice uzanye muri uru rugo njyewe umushyitsi ngo umuke umukozi ubu se yashoboye nabaheka mwese n'injangwe mufite nayiheka nkabaheka mwese nubwo mwamutunze imbwa nayo nayiheka nkabaheka nka beba rekera aho ngaho umva rero madamu oya ahubwo ndi mubivuga nkumva usa nk'ubishaka ibiki imirimo yagukorera iyo nagukorera akuzuka muri abasazi turi abasazi uzajya usuzugura niba usuzugurana urumva bizagenda ako ni wowe wisuzuguza ubu se wowe urareba kuko nkawe urabona ubiki ari igiki koko wazanye aha ngaha unzanira njyewe umva madamu none reka nkubwire
wirira wiza n'amarira. Ndabivuze kandi ndabitegetse. Agomba gukora hano. Yinjiremo nushaka usohoke. Rwose. Si wowe si we. Wirira amarira. Tizwa n'iki wenda kubwa ngo umugore wanjye ni ingare. Ariko nese kwiyahuza amagambo wagira ngo ntabwo ari kwiyahuza amagambo n'inyota. sura cyakunda inzoga nka kera. Wibabara sinajya ngusengerera se ntubizi. Umva nkubwire. Ukuntu wagotomeraga uko turi twembi. Reka ndene mbare buryo yateguye. Kwanza karibu mu. Rwose. Karambira ni bari kubafasha ari wowe washaka. Sheri kumbona muri iyi minsi utakishimye byakugendekeye bite? Hari igihe mba ntekereje ibihe byashize mu agahinda karanyishe. Wari ufite inzira nshya se? Reka gushyenga aho ngaho nari mfite umukunzi nakundaga cyane naruzi irengero ryo narashakishije ahantu hose nari ako noneho dore kugira amafaranga bikaba amafaranga babaye double umushahara ukabaye double sindenzaho rimwe cyangwa kabiri. Nese akazi kiyongeremo naka usibye gufata mu mutwe. Gufata mu mutwe? Mu mutwe nyine. Ubwo ngo noneho gufata mu mutwe se n'ibiki? Fata mu mutwe se ubu ngo ngufashe mu mutwe gutya. Ubu n'amafaranga. Kigera ariko ni kuri kumwe. Kana bugegera. Erega cyanzanye hano urakizi. Uzi ko waroze umugore wanjye wasanga nawe yarakuhune. Yararozwe. Ese umubona muri bazima. Niba yararozwe bitega noneho ni bitangaza. Ni nacyo bituma wari wanze kuncumbikira. Si uko iki gipangu mwakigize nkaho ari indera. Umva ko wanzanye n'ubucuti banzanye ntabwo ari kuba ko nanjye nafite urugo. Noneho mushora indera uzaza umfate. Nangwa se umujyana indera n'umugezi indera. Ugiye kumusura ngukurikire. Ariko sanjye nawe wagezeyo mwaryamye kuko hari ibitanda. Yawe. Nta kibuno nta ndabona nawe aretse. Erega n'ubucuti bwanzanye hano. Ashida tubane. Wanzanye uri inshuti. Ariko umugore ntabwo abizi. Use n'ubwenge kigo n'umugabo. Ariko shawa waza kugeza iwanjye narushinze neza none wakwemera. Hano se uranagiye. Byemera. Nase uzahabwirwa n'iki ko nta numero yanjye ya telefone. Akuzi ko ari byo koko. Numero yanjye ni iyi. Okay, nzaguhamagara. Sawa bye. Ako se burakara akantu kareshya kuri yampaye numero yanjye bura naga pasiterera cyane akanyamira. Kanyo Kanyon Shang uri bugufi naki Zani n'abaho ngaho dore cyo mubaza Nubundi niyo nariri cyawe shandi gukuba amaga yanjye ni hatari Niko muganga yambwiye ngo sinkambara inkweto zifunze kubera ko ibirenge byanjye bijya bitumba Niyo mpamvu se buryo Aha None se
Kanyo, kubyo nakubajije ko nta raporo urampa yakubanye inkazi. Raporo? Raporo nyabaki? Nyabaki? Nese ntabwo nakubwiye ngo ndashaka kumenya abantu bagenda muri uru rugo. Raporo nyabaki? Wari wabona ngo raporo se wari wabona nkora muri ministeri? Ntabwo nigeze nkora muri ministeri. Nakubazaga nimba nta muntu n'umwe yigeze ugera kuva twabivugana nimba nta muntu uragera. Mbwira ngo nzaje ndeba abantu bazani wawe. Surira ubwo bisubiramo. Nabonye haje ibigori hano byinshi biraza byinjira hano ariko ntabwo nashoboye kubara umubare wabyo. Niba ari inshuti zawe z'umugore wawe, niba ari inshuti zawe sinabibimenye ntabwo nababaza ariko nabonye ibigori byinshi biza. Usibye umugore wa nyuma waje afite ibibuno by'ifurushi bimeze nk'amatora by'ibintu bibyimbye gutya. Mu byo nakubwiye hari umugore ngeranya nayo ikibazo aha ngaha. Kandi bose niwe bazaga bashaka. Naguze simukubiswe bashaka njyewe. Niwe bazaga bashaka n'uwanyuma niwe yashizaga ashaka. Ariko rero urakubiswe. Ntiwambwiye ngo umugore warakarishye akarishye nk'urwembe. Uya mugore ukarishye nk'urwembe koko uzamukira. Nta mugabo urinjira aha ngaha kuva nabikubwiye. Umugabo ngiye ndi mu rugo ngakaza. Shako ndi imbwa y'inkazira. Aza. Iki kinyo cyamuzitse rero hano iki. Nta kimuhonda mu gihorihori. Ako kanya ubwonko bugatumbera hejuru mu birere. Ayiwe. Dore ko n'ubwonko busa n'ibicu. Ukagenda bugasendera hejuru bukamera nk'ibicu. Hasiga bukazagwa nk'imvura. Genda uzana amavide ngo utume icyo kunywa. Ahantu ureba ko kuba umugabo aho wangaga rero. Ntuzi ko wigeze kumbuza ngo gusinzaze mu rugo kubera ko umugore ngo ari inkazi. Ubu rero nanjye ndakubwiye. Ibyo wambuzaga nk'ibyo wanga ni nk'ibi nyine. Ahubwo aho ubaye umugabo. Uretse nze sha. Zabasha. Cyangwa nimba bayagutiza umbere. Umva. Reba amafaranga ari mu ikofi. Cyangwa reka nzanya kwihera. Ese wibereye hano? Shandeka ndeka. Uzi ko wagira ngo ko imvura iguye, wagira ngo iguye irimo kubuvomerera. Shaho bya none reka ngusetse. Nakubitanye n'umukozi w'Imana ngo n'umupasiteri. Yarambwiye ibyanjye byose. Ngo arerekwa. Yambwiye ibyanjye byose. Yarashikaje kumbwira ko nzasanga wogosha ubwana. Ako kase. Usansetsa kugeza ryari? Cyangwa n'umupfumu babateka mitwe bigendera birirwa bateka imitwe nawe ngo n'umupasitori. Abapfumu ntabwo ari umupfumu wavugana n'Imana arakubwira akakubwira n'ibyo wambariyeho. Pasiri da nkwiyame. Nkwiyame. Ngo byo wambariyeho naho muhera mukora amahano. Arabikubwira byose. Cyasa siki. Ejo uzamubona yewe umupasiteri. Subwira icyo shano ry'igene neri. Ikibazo nuko ari kagufi. Ni kagufi ya gusa ariko nagakoze k'Imana. Gusa nuko ari kagufi ariko ubundi karerekwa. Akasore kagufinya gafite umunwa usongosoye nk'uw'intuza. Urakazi se uzi ko ari ako ngako. Nuwo ngo yitwa nde mama ngo yitwa Mbyo. Nagatankayo ndi. Ni Mbyogo nyine. Urumva iryo zina Mbyogo ryagenda imbere rikabwiriza abantu imbaga abantu ikihana koko. Byose bihuriye hese iki? Umukozi w'Imana. Ahubwo ejo uzabureba nasi. Ariko ibi ni ibiki? Nta soni. Ubu niba kuvuga ngo Yesu ari hariya uzashogosha urugende. Ngiye kureba Yesu wawe. Ariko mwagiye mumenya ibyahishuwe. Gatsinda ntibisoma Bibiliya. Nanjye namwigisha ngo Ese pastor ni mwebwe? Muraho madaha. Muraho. Muraho neza. Ese ashimwe. Imbazi. Bikariho ni mwicare. Murakoze. Minsi myinshi. Mumeze mutese? Turaho.
Bana ko nishe umugambi nagerageje kuza. Nukuri Imana iguha umugisha. Mwami Yesu. None se mada. Yo. Uyu ni umutware wanjye uramuzi? Ni umutware wawe. Se ubu Yesu uramuzi wowe? Undi se ko numva bigizemo ikibazo hari icyo bigutwaye? Harya ngo ubuje kwirukana imikasiro muri uru rugo? Nje kwirukana imikasiro ubona ko yoroheye koko. Mukaza tugafatanya umurimo w'Imana. Kigiye kigize. Uzahembwa ndabiku. Kanyo! Inde? Kanyo! naje Jina la Yesu. kwa jina la Yesu se bisobanuye iki? None se ni gute umuzimu abana n'abantu bazima? umuzimu ni sosha kubwire. Ese uwo ni muzimu? Ni gute nawe umuzimu se? Umuzimu urariwe ugasanga narapfuye. None se ahubwo kuva wava mu nda ya nyoko kanga gukura niwe muzimu. Nawe se wowe naho uvugisha ibyo. Urareshya n'agasonga bugari kusuri mu biki. Naho uvuye kuri kukuvugisha ibyo. Avuye he? Hari ahandi se atari mu kuzimu. Bisobanuye iki se? Izere ko nyina ahubwo wahuriyeyo na nshuti yawe, wa mukobwa w'inshuti yawe nawe yamanutse. Ndakubwiye. Umuzima abantu n'abantu bazima gute? Muze gukanga abantu hano. Ase iyo wihandagaza ugatuka umuntu ngo ni umuzimu. Ubwo nibwo buvuga butumwa nibwo bwo kukiranukira. Uvuga amafuti. Irukanisha hano. Iyi ni imitwe ni guteka imitwe. Imitwe ni umuzima abantu n'abantu bazima gute? Uzima abantu bazima se mbana n'abantu bazima wabanye n'abana ubuje kukubeshya abantu bariwe n'ipusi. Hari ahantu katari heza. Ahubwo se reka nkubaza. Ubundi gukiranuka niko ngo harya ngo ninde kugaga yarapfuye. None se urabezira? Ntacyo mbizi. Ako se abantu mugeze ubona ko ubwenya muri ibi. Banza ari nawo biyice. Banza rwose. Agarimwe namwe kabisa. Agarimwe namwe. Kanyoni. Madam. Shakire amazi mu kirahure n'uburoso. Nerekeza kuko ndabona akazi kagihara ari kenshi kabisa. Ariko nawe mu minsi mike ndabona usigaje kujya umutwaza bibiri. Ngaho murenze urugo uhita ugaruka. Ahantu ziri inyama gusa. Se shambyo. Cyampaye nka data kugenda wivugisha urimo kuvugana n'Imana. Mana havugana nayo huriye. Yakuye. Ukuri bitari magambo babambwe ngo mujya muvugana munarebana. Tabira n'ibyo abantu babivugira. Imana se wabayikuye he? Ahubwo tuve mu magambo. Ura muzimu bana nawe wamwirukanye. Umuzimu? Umuzimu we. Muzimu bana nawe yari ayi wawe. Wabonye umuzimu bana n'abazima? Narabibonye. Wabibonye? Iwawe. Mwirukana. Ariko sha soko musara. Mwasema ahubwo wanyu muraro gato. Ndakubwiye. Niwe yari utamwirukana? Azaguteranya n'Imana. Imana. Sha Imana yaragoye n'impamo y'Imana. Ntabwo reka ngenda muri tanyaje. Imana, we Imana so urayeze. Aba mbari. Kuragura ibigamba gusa Kutwe ni nkuba. Niko niwe nyira akagataro. Karibu kiriya. Nibyanjye. Numve hose. Gusibi nabyo ni ngombwa ko Reka ndebe reka. Ngazo nagushyiremo ntacyo. Gaki. Hano ushaka hano umujya zamubika imyanda. Ariko rekera ngaho. Indwara. Uze ko hariya ku rupangu hariya neza ndaguye. Nta kibazo. Sibyo? Kandi uzaze no kunsura. Sawa, nta kibazo. Urakoze. Sawa. Uzaze kunsura? Wabanyemo ibitenge wambaye ipantaro uze neza wakaraba. Nta kibazo rwose. Sawa. Ndarebye nsanga naryohewe aho kugira ngo nkwambure, nari mfite igihumbi cyo kugura inyanya akira. Erega nkura hari. Nacyo murakoze muziki. Ariko uzajya ureba neza.
ibi ngibi n'ibindi biba bimaze gushya ubizana iwanjye nta kibazo rwose ego uzankopa nta kibazo murakoze njya nuko njya mbibona ukuntu mwirwa mukina mutembera ahantu hose musohokana shabiriya rero ubona ni ibintu bisanzwe pe nta naho bihuriye n'ukuri rwose ahubwo sinagira ngo ni wowe mupanga ahubwo oya reka njyewe buriya ntabwo ndabyiyumvamo neza sha sawa rero nyine tuganiriyeho sawa reka nkureke ngende buriya tuzasubira ugire ibihe byiza sawa ariko se mbyogo wowe ukunda kugenda kuko nta makuru ya kanyoni waba uzi wimbaze bya kanyoni ndashaka ko dushyingiranwa vuba kandi bitarenze iki cyumweru ubwo si ibyo bihuriye he n'ibyo nkubajije mu kanwa kanjye n'akawe have nigendere tereta umukobwa mwiza biravuna ni ukubigira vuba ku buryo uno musaza ka gasaza katazabimenya byaba bipfuye yewe we ni gute ingegera umugore yansaza yo gasare byasenya amadara sha hari ibintu ntagomba kwihangana niyo byagenda gute ndayamena uno munsi ubu none unavuye ku kejo ndashaka kumenya nyiri uwo mwana utwite nshaka kumenya uwaguteye undi ariko nimba ukina komedi njye byaranyobeye tugakene na nkungu njye nkina komedi ese igihe uhereye umbaza inda ukeka inda ari iyande hari undi wundi mbana nawe hano inda ni iyawe tari yanjye isura ugasanga ngende ikigoryi ku buryo natene ndasimbimenye ubu se amaze amezi angahe si amezi 20 uwo mwana utwite amezi 20 ni mwana ki kereka nimba utwite inzovu nese ukeka ko uyu mwana ntwitari ikigoryi ku buryo yari kuvuka udahari yaragutegereje ngo ubanzuze ariko ye akabigasekwa nka Keza koko yarantegereje utegereje nyine ok none biri mahire muhamagara avuka none ndahari ubu arasinziriye ntago yakumva mukomangire ntago nakwikanga umwana menya gusa ko ndabira ayayaya kanagasuzuguro nagatererano bose ariko kugiye kandi nta bitunguru byo gukaranga ya nkoko bose aha usugukira noneho wararenzwe urayirya gatogo ni akazi kawe uzacyaga imvura itaragwa nta muntu mwahuye reba n'indi uyu mugoroba deheye nta muntu nahuye nawe hindese ubwo urambaze ndakubaza nyine ngo nta muntu mwahuye uza
umuntu twahuye ni boss nabonye agenda yikunguta agenda turahura agenda yigize mugufi. Nawe urasetsa umuntu uzegera mugufi ari muremure bigakunda. Ndakubwiye rero ndakurahiye ko no mu batungo nta n'ihene nta pusi nahuye nayo nta n'imbwa nta n'ingurube n'inka ntabwo twahuye n'amasene nayo nabonye. Kugira ifusi ubundi si ubwo nibyo ndimo kukubaza. Vuze ubusengera ivuze wizi n'injura n'umugabo wawe. Genda ugone. Kanyo Kareka ibitotsi byari binyishe. Rero nananiwe reka sinakubwira. Cyangwa ni ivuto. Ntabwo ari ivuto. Sibyo ko ibi kurya inyama zitari mu ibitunguru n'amavuta burya ntabwo bitumbisha. Warangije guhuragura ibigambo. Ni iki se? Shaka kumenya irengero ry'imyenda yanjye. Irengero ry'imyenda yawe? Shaka kumenya hano imyenda yanjye iba. Nonse wayibaza umugore wawe? Kubiza umugore wanjye turavuga ruko. Iyo nafuze yo nayifuranye n'iyanjye biranditse hariya kunuza ku mugozi. Birahari rwose. Ndashaka ya pantaro ifite ikintu za hano. Ya pantaro? Wayirebye mu ivarisi y'umugore wawe igerekeranye? Mu ivarisi ariko ibyo nkubwira ntabwo nabirebye ntabwo navuyeyo. Kongo iki? Ino nzingana iki ku buryo wambwira ngo nabishaka icyumweru cyose? Ndibutse ariko bitutse nawe kubera kunyica. Nari nibagiye kubera gusinzira. Ndahuye nawe masasaba. Ugenda wikunguta witariya ndaguhamagara kugira ngo umwe ibitunguru byo kuvanga na ya nkoko. Uriva komeza urigenda ugenda wikunguta nk'inkoko. Nje nahuye nawe. Twahuye ugenda wikunguta hariya sirakubonye. Je nikunguta nk'inkoko. Mva nkubwire. Twahuye rwose wikunguta. Je nikunguta. Akoze kumaze kunsuzuguruka akabyasa. Ni bavuze ko wikunguta nk'inkoko. Inkoko igihe yikunguta mu mucucu. None se babayitutse. Ntabwo babayitutse. Nacyo ni tugikikije ni ikidukije. Mva nkubwire muze. Nkubwire. Umenye ko inkoko iri iwawe ushonda umukara. Umukara tu. Ntabwo ndusha imbaraga. Ngo? Turi inshuti. Ngongwiki. Urumva? Ngongwiki. Turi inshuti ndakubwiye. Ntabwo ndusha imbaraga. Kandi gira buhoro. None ubu ngo nkubwire. Kuko watuma ibisazi bizamuka. Ibyo navanye iwanjye. Bizamuka. Yampaye. Ubu none nanga nkubwire ngo none. Ubashaka. No twawe. Gira vuba. Nakubwo gufata cyitwe cyawe. Ubashaka gusaba ibabazi. Ishati ya so. Ngo iki? Shani ishati. Reka gukubita. Reka shaka gukubita shaka. Icara. Ashaje ibabazi rwose mbabarira Usaba imbabazi ziki? Iminsi 7 isigaye ni myinshi. Iminsi 7 se njyewe nkwapiriye ave wowe waranyubakiye wowe. Kamwagiye. Waje umushyitsi none utangiye kuzujya nyita sha none mbaye inkoko. Uramenye nazakugaburira uburoro. Aha. Izo nizo zirimo gusaba. Niko. Ibi ni ibiki ariko? Hajya ngo nukubera ko ndi wawe. Koma. Ako bararenze. Ibyo besozo buza mu gakubishwa ni. Ntabwo nzongera kwendereza ndapfukamye. Kabisa. Gira imbabazi sinzongera kwendereza. Rwose dore ndapfukamye kabisa. Uzi ko nagutona ikimyira byibura nicyo gisebuka kijyana. Rwose urakagira agasuzuguro kawe kakagira. Jya ugira ibimwira nushaka uza n'ibikororwa ntacyo. Ariko nta bituntu byateye. Uzongere none. Araho murakomeye kwa bya none. Komera mwana wanjye.
ahubwo tworoshye kurusha umuneke. Ibibazo simbyumva ko ufite amaganya nka ya Yeremias. byo Ndakumva. byo ibibazo mfite sinzi nimba uzabisengera cyangwa se uzakora. uwo mugore nishakiye yangeza ibyo mu bya nukuri ndaba n'abandi barara barwana wenda abaturage barabunga. baza umugore nishakiye nurageze nawe kunca inyuma ntabwo anyurwa kandi ntacyo yamburanye mu rugo rwanjye ntacigeze amburana ariko nunagezeho kunca inyuma Ko kunca inyuma birashoboka se? byarashobotse. ibyo none ubu koko wangiriye inama. Aha, uzi uri umunyamahirwe cyane. Ukimara kubimbwira umwuka yisa nkoreramo. ateke Umwuka nkoreyemo ubwo uzi yatangiye kugura intwaro zo kukwica. uti Yatangiye kugura intwaro zo kukwica. ibiki Yatangiye kugura ibikoresho byo kukwica. biba hano muri ino nzu. Aha ni wawe. Uzi nta misumbi yindi. Nimba ukunda ubuzima bwawe wikunda umusigo. uketse kuzeyuka n'ibiki si ibintu bavuga ngo gaga yarapfuye ntabwo nari nemera ko gaga yapfuye. ariko se wowe igihe bakubwiye ko yapfuye uragira ngo uzajye kumutaburura cyangwa uzamuzura. Yapfuye nyine. oya wijya ukurikira utugambo twa kariya kagabo biriya ni arabeshya ni 100%. ubu usore bugasanga gaga yarapfuye ko ari imitwe ye. Reka ngwire rero ese urareba ugasanga kariya kagabo kagenda kabungera kagenda gatembera urareba ugasanga ko atari agapfu kapfuye neza. kose ubundi wa mugani tuzakomezwe turagirwa n'umuntu ureshya n'icupa usa naryo koko murabira bigambo bikavamo kaba kabikura. ntabwo nemera ko gaga yapfuye. Nge ndabona ngasanga nzamubona tu. ariko rero umva kanya wowe ukora inshingano naguhashye kandi uzikore neza umenye umuntu ugenda hano nkuko nabikubwiye sibyo ibindi nanjye nzabigufashamo sibyo gusa usanze nabwo yarashibuye buno wabyakira. Gushibura ibuno ni iki? yarafunze amakofi. Amakofi ni iki? me rwaramumize none se wakore wabyara undi ibintu byose buryo kibi n'ikizi ugomba kucyakira. Birakabije birandenze komeza wihangane ntabwo gashobora gupfa.
Halo? Makuru bya none? Umwuka unyeretse ko mu nzu yawe hari ikintu gishaka kurangiza. Hari intwaro ziri mu nzu yawe zishaka kurangiza. Kanyon! Kanyon, none ahangaha nkubwire sibyo? Isakambure ino nzu yose urebemo ibyuma birimo hariya mu nkuru n'amabati. Sakambura sinjye wayubakiye isakambura. Ako niko kazinzi buretse nkwereke. Undindira ncungira ibingibi ndaje. Ngucungira ibingibi ndakubwa ngo Ncungira nkwereke. none se nuko usakambura inzu byo ngibyo. Natangiye gusakambura. Sindagira. Kandi wowe barakoze. Kuko singiye gupfa nk'inkoko. Nanjye ntabwo ushaka kwemera ko yowanza hano. Sakambura ariko. Ubundi se ndakubwa gusa tandukanya gusakambura no kwimuka. Urumva? Ndakubwa ngo sakambura ugatunda intebe nta soni. Nyamara ubanza nawe uri umusazi. Icyuma se uragitinya? Ntagitinya se icyuma ni ikintu. Cyagutwara iki? Cyantwara iki? Ye nta byuma ntinyareka ngushakira icyuma cyawe. Cyo mutinya. Ndakubwiye ngo sakambura inzu ibyo kumbwira ngo bikini. N'amabati ndayavanaho uretse wowe. Ariko kugira ngo nakwemera kupfa. Ntabwo nakwemera kupfura inshuti yanjye magara. Ubona ndahagaze hose. Umuntu umusazira. Dore n'inkweto za madamu. Byose ndabizana. Uretse gisakambura nyine. Dore wa mupira wawe. Dore icyuma cyawe. Numuba wabyo. Numuba wabyo akiri icyuma. None se ujye kuyahera. None turagitenge bari munsi y'igitanda ni byinshi. Munsi y'igitanda? Ni byinshi. Kijugunya nyine. Akira. Ngo ni byinshi. Akira ni byinshi. Wikwiruka akiri icyuma cyawe ari. Akira. Ndashaka kumenya uburyo ibyuma byahanga bisiga bifite amaguru byigenza. Ku buryo icyuma kikura mu kabati kikijyana munsi y'igitanda. Ndabishaka none ahangaho kandi ubisobanure. Niyo sahuye nacyo kigenda. Ariko uziko yaba arakumira noneho. Mbese. None cyagejwe n'iki munsi y'igitanda? Kiriya cyumba se cyanjye nawe si babiri tukiraramo. Ndabaza nde noneho. Buriya birashoboka ko kiba kigenda rero cyaba kivanye hariya kikijyana munsi y'igitanda. Uzi ko hari ibintu ufata nk'imikino kandi ari umuriro. Sibyo? Kandi mbikubwire. Ariko siko kitavuga ngo tukibaze wamenya ninde wagishyizemo. None umva reka bire kiriya cyuma kivuye munsi y'igitanda. Muri kiriya cyumba. Ntacyo nashyizemo ndanakwiyamye. Uranyiyamye? Ndakwiyamye. Uranyiyamye? Ukajya uhora umbaza ubusa. Uravugisha ukuri? Uranyiyamye? Ndakwiyamye. Ukajya uhora umbaza ubusa ngewe buri gihe ubwo umbaza iki? Wowe se ubundi kuki utanamenye uko cyagezemo? Okay. Ubu noneho nanjye njya gufata ingamba nk'umugabo. Zifate. Zifate. Icyuma munsi y'igitanda. Urumva asigaje iminsi ingahe ngo nkiyorose nkisasire na nakisegure? Aho bukera. Ndabona ngiye guhinduka urukwavu babaga nk'intuza. Ariko ntacyo. Nuko kubakubita nyine ariko ndakwereka icyo nkora.
ngo nsigaye nkuraho urupfu. none utewe urwenya rwose ahubwo ngenda rero ngasanga waruteza wowe ukuraho urupfu. Reka tubyihorere mvuga ikinzanye. Ndareba nkabona bino bibazo bisigaye biri muri uru rugo biri guterwa n'uriya muzimu mubana nawe. Umuzimu wabo n'umuzimu mubana nawe. Ase muri uru rugo wa musaza se? Wa musaza bura ni umuzimu njya ndere. Shobora no kuba uburozi akaba yanabica. Aturoga yabaruka kabica. Yesu we. Uzi ko umuntu koko yikururira ikeshe. Bwa mbere se uwo mugani wumvise urwishigisha yararusoma. None se muntu wemo nakora iki hagati aho wangiriye nama? Nta yindi nama usibye kumwirukana. Nyirukane utazatandukana n'Imana. None se ndamutse mwirukanye ari njye wamuzanye kuko aba ari ukwiteza amakimbirane hagati yanjye nawe. Umva igatekereza. Muteza umugore. Muteza umugore kuko ari we wamuzanye nta kosa azakubaraho. Hakubundi ni umuzimu. Si ko ari byo. Habwe nama niyo. Nama niyo. Muteza umugore amwirukane. Nabo Oya ndamuteza kaserita. Aho bundi ibyo nakubwiye. Ibyo nari nkubwiye ni ntakuka. Ntabwo twongera kubireba. Namaze kumenya ko uri umukozi ari we nyirayo bayazana ibintu byose biberanga. Ako se wabibwiwe nande? Umva kaseri utambaza byinshi. rero Akirase nkubwire ngende nkubwire ibimvunye ko ntabwo nabyana mu cyaro kandi ntabwo nabyanimbukana n'Nyabarongo kuko biraremereye. ngo nguki ngo iki ari cyo utumvise se? Kweli uranyirukanye kweli n'ukuntu twabanye neza. Okay sawa nta kibazo.
sinahamenye nubwo byaba nijoro yarinda kugeza akundi rero sha nakometse mpaka ay kuza direct no mu cyumba ngo po yewe urasohokamo rwambikana ay mpaka byabasangaye saa 8 saa 9 saa 10 mu gitondo nimugoroba ndakomeka mpaka inzara nishaka insinde hano icyo urya nanjye ndakiryaho ahubwo nutareba neza ndabavumbuye ako ubundi ko nari nakwirukanye wagarutse hano kugira gute ako uzantesha umutwe kugeza ryari koko unyirukana mwambaye ubusa ninde wakubwiye se ko bambaye ubusa wabonye ari nde wambaye ubusa njyewe nari ndimo nirukana imizimu nari ndimo nirukana imizimu muri iyi nzu yararimo kwirukana abadayimoni hano mu cyumba wirukana imizimu wambaye ubusa kandi hose mfite uburenganzira bwo kuhagera bari gukora n'ibiki ibihese njye nkubwire rero urumva natwe twarabonekewe twebwe natwe dushobora kwirukana abadayimoni ibyo mwakoze mwampaye ikizi reka nkubwire umubiri uraryana reka nkubwire njyewe nkubwire kanseri sinakubwiye unyirukana ntabwo bishoboka ndabivuga noneho yanyica ndaguha icyo ushaka cyose urakima nyine ugira ngo uriho amafaranga 500 urumva uranyumva 500 ntabwo njye nakwemera ibi ngibi wowe nawe rero nkubwire ugomba kunyereka aho sheri wanjye Halo. Halo. Murao. None. Umukozi numwirukane. Ngo. Umukozi numwirukane mbonye kandi umugisha umwirukanye ibintu byose byazanga. Harimo umugisha? Harimo umugisha numwirukane. Sawa. Gerageza rero ntumwirukane. Usunguye ni gatumwa ki?
Kanyo. Bite? Ni sawa? Nese kubyutse wicaye kutagiye mu kazi ntacyo uri bukore uyu munsi? Akazi iki? Akazi kahangaha? Akazi ka hano mu rugo ntacyo nturi bukore? Nese narahembye. Narahembye. Ahubwo zana ya mafaranga hakiri kare yandi wambwiye. Kuko na n'ubu ngubu ndacyabitse ikintu nyine. Yo yatumye utajya mu kazi. Tekereza ndamutse mbiriye nk'ibirutsi nkabiruka. Ari amagambo yose nakubwiye. Birandebereye. Numva ndi igicucu ku buryo ntatekereza ibyo wakoraga mu byumba nurira ngo ni pasteur nyabaki. Biteka mutwe gusa. Ngaho nzabona ko abapasiteri muzajya mu ijuru. Ubu wowe urabona ukazi de uzajya mu ijuru koko. Kikaba gushyira mu igadigadi bakamutwara ukajya mu ijuru. Ugende mu igadigadi. Wampaye iki? Yarakira aya ngaya niyo nararanye mu kanya ngiye kujya kuri banki nkuzanira amafaranga yawe. C'est ça. Ariko ujya ugira ibanga rwose ujya ugira ibanga koko. Amafaranga ushaka mu kanya ndaje njye kuyakuzanira. Uba wakira ayo ngayo. Nanga nari kubikiye byo nyihanganira. Ibanga se sinari bitse hari ikibazo. Nese nk'ubwo wa wivumbura mu biki. Ntabwo ari ukwivumbura. Ubwo se boss akubaje ngo kuki utakoze wavuga ngo ki wamubwira gutyo umbwiye. Erega nkubiki ikintu kiremereye kinini cyane. Ndajya gukuramo buhoro buhoro. Pole pole. Ibintu wakoze ni ibintu bikomeye ku buryo ushobora kurya amafaranga amakashi nkakurya kugeza igihe amagufa azagenda akumbanga. Kanegere no mu cyumba cyane. Bite shakiriya this way. Urajya hano? Ndacyahari. No bizara ninjye uzabirangiza. Nyiragatarusi wari. Singuri hasi singuri ariko. Uyu nguyu. Ese ni wowe? Njyewe. Baba we. Baba we. We mbese katramukanye we baba we. Mbese ni wowe. Yewe we. Ni wowe. Ariko Kanyoni uzi ko wari warapfuye. Dore imvura kubyereka reka ngukorera agataro kawe ugende ariko urampamira. Ariko hari ibyo ngiye kubaza. Urampamira. Ntabwo we nakugurira rwose. Ni n'umubano tuzabana kweri. Ni wowe. Nije uzi ko wari warapfuye. Nanjye nari nakubuze. Nagushakije mu mujyi wose nagushatse nakubuze. None mu buri wose gusa Imana ishimwe kuba nkubonye. Ririmo n'iryanjye umpaye kuko Imana ishimwe narihebye. Uri urangahe? Inanasi imwe ni 500. 500. Hano ubwo mpenda jewe. Ndagwijumira 500. Ako shari. Oya. Ubwo si maherezo yagiye ku rupangu hari. Sawa. Sawa rero. Ngaho. Yewe. Yewe. Akaza nakumahira ariko kuba nkubonye Imana ishimwe. Nanasi zanjye ubuzirashira ryarira. Yewe. Imana ishimwe imvura yari iguye imari yanjye ishize koko. Hako wase. Byashoboka ko muye n'umuzimu wa Kanyoni. Ngo wowe niki? Muye n'umuzimu wa Kanyoni. Ko ushatse kuvuga iki? Nshatse kuba ko nabana nawe. Ngo iki? Nshatse kuba ko nabana nawe. Si kidobya ko. Hagarara. Nari nakubonye. Aha. Iki? Nkubonye turi umukuza sasa. Iki? Wowe. Nkubwire rero. Mu byo nagutoye n'ibyo byarakunaniye amafaranga urayama naho ubundi uri buze kugira isoni hano. Icyambere ntago wambwiye nkuze na gaga. None ntago wamubonye? Kumubona namwiyeretse. Cyawe uri impumyi. Icyambere se ko wagomba kumubona se? Ngo iki? Icyambere se ko wagomba kumubona? Ngo icyambere niko yagomba kumubona. Kumubona nyine. None reka nkubwire urayama. Urayama we. Amakisi. Urayama sha. Amakisi. Wa mafaranga urayama. Afande Karango yarantumye ngo umuhereze za dosiye. Yaba ari hafi se? Ya, arahari. Ushaka kumutegereje gato niba mushaka.
mufite kuri polisi ijyanye n'umusore wanyu uherutse guhumukirwa n'abagizi ba nabi. Wa musore wanyu uherutse guhumukira abagizi ba nabi. Yes. Bari abagizi ba nabi rero nanjye bigeze kumimukira. Nagira ngo mbafashe rero mbereka aho baherereye. Sinzira uburyo nababona kugira ngo babagize cyangwa se mbabereke. Yes. Oh no, ubu ngubu ndi mu burengerazuba ariko nko mu gihe cyane mugoroba nko masaa 2 saa moya gutyo ndaba mpageze. Oya nta kibazo. Ntacyo tugomba gufashanya kugira ngo turwanye ikibi. Yes. Oya nta kibazo rwose. Sawa. Ngira ngo rero murabyumva. Akazi ni saa moya. Amakwa kakozwe. Mugahanagura umwanda. Hamwe n'icyo bikabirangiye. Turikumvikana. Akino telefone. Iyo ufashe mu kazi. Ariko bosi. Ndumva kubera ukuntu twizeye tutategereza ijoro. Nizere ko muri tayari. Reka tumwero. Ariko mama kugeza ubu ngiye sinzi ikibazo ufite. Uvuga ko yari yambwiye mbere yuko ngomba kumufasha gutegura ibirori by'isabukuru ye. Mama koko urumva umuhakaniye ku munota wa nyuma atari ukumemukira atari ubone n'uwahita abishinga ako kanya. Nanjye simbyanze ariko ubwo urarebe ko irushaho ikindi. Niba baguhemukiye wabareka ntabyo wabivuga. Mama bikomeza guhangayika wumve yuko nanjye nta kintu bimbwiye ahubwo reka turebe niba udashobora gukora ibyo nemeye ikindi nkanabonana n'abo bantu bagomba kuba mu makuru. Niba ari ibyo biroroshye noneho nibaza kuza ndahita nguhamagara. Ikindi mama uzajya ubona aho ndi kugenda ntugatume tugenda twese na Kate. Reba ugiye gusigara hano wenyine yakabaye ari hano wabura ikintu agufasha. Namubujije kujya uyu munsi arangarananira ariko yambwiye ko atari burare. Baba reka noneho ngende sibyo nanze kuza kubona ugende ugarukire. Nziza inyuma sawa. Uretse. Wamaye.
Sami inkuru idasanzwe sha. Iteze. Irava story. Ubwo mwihuta mwaretse nk'abakorera ka cyayi ko kadatinda. Ariko twakubwiye ko tudatinda turimo kwihuta. Kino nta kibazo reka mpamagare Crispa bahari aze mubwira. Ariko nta mpamvu yo guhamagara Crispa. Ntuhari se wowe? Ariko nawe nta kibazo kuba hari. Twaba turimo gukerererwa. Oya ntacyo ntago ari butinde. Allo? Allo? Chris? Mama. 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 Mama, babarira. No. Mama. Mama, please. Mama, weekend. Mama. Mama, babarira. Mama. Moruriye kubatire Mama.
niko senera kubera icyo utagikora akazi kawe neza sinzi ngo ejo wagiye sinzi ngo ejo wagarutse sinzi ngo nakubuze usiga ufite izindi bizinesi zawe zanze ukora ntazi njyewe ibibazo byawe ni kumva ntabwo ndi kwisobanukirwa neza hari ibintu byinshi uri kwangiza mu kazi kanjye kandi twaje ko nkwizera cyane ndabizi kunyizera ariko se ushobora kunyemerera nibura ukampa isaha imwe nanjye yo kuzajya ntekereza ku muryango wanjye ntibita ku kazi kawe neza gakora nk'uko bikwiye emera amasaha 5 ariko se bose ntibereza kandi kabazo k'amatsiko nakora iki kugira ngo ngarurire icyizere mukobwa muto icyo usabwa ni ukwita ku kazi kawe neza gakora nk'uko bikwiye kandi ukita ku bwiza bwawe ubyaza umusaruro hari abanyakamere bazaza ejo ndashaka ko uzabitaho ukagira ikintu tubavana umva mani ntabwo waducika gutyo mumbabarire muri aka kazi nabazanyemo nabasabye kukareka muranga niba mubiki bikomeje muzagira akazi keza icyo cyemezo ni fo ahubwo mureke dupange tujye twikorera uriya mudage tumuveho mani yego rata icyo kintu cyawe gifite ingufu nafashe icyemezo kidakuka mva mani niwe watuzaniye mu bintu nawe ushatse kubidusigamo ariko niba ari kubishaka genda ugerageze amahirwe mani nibikunanira uzagaruka udasubije amerwe mu isaho nahita mwica urumva nahita mukura ku isi none ahangaha mbawe sirasi tuza niba ugikeneye kubaho tuza niba ugikeneye kubaho umva mani niwe wihitiyemo niwe watwinjize muri ibi none ushatse no kubidusigamo ariko niba wumva aricyo cyemezo yenda ugerageze amahirwe mani ntundakarire muvandi ibi mbikoze nabitekerejeho nawe wabwira mani ntundakarire ibi nabikoze mbitekerejeho we sirasi sezera umuvandimwe mani sezera umuvandimwe tuzasubira mani
Savannah. Mbona akazi kakuriye. Ahora n'iki ko kamereye nabi ra. None se ugiye gukora mbere. Ngiza kuri telefone yawe aho ngaho mpamagare mu rugo. Ibyo muri Majerwa arimo arambwira ngo byaciyemo neza. Akora iki se umuntu? No akorera muri Mateus. N'afite noza iduka ryiwe. Bose ukora muri Majerwa. Oya nuko namuranshije ku muntu tuziranye ukora muri Majerwa. Okay, it's okay. Cyangwa tuzakohereza muri RPD. Ko dufite ishami rya RPD rikorana na Rwanda Revenue. Urumva ushaka kuguma hano? None se ibintu mwari mwabibaze neza? Nabisubiyemo byose afande. Ngomba kujya mubikurikirana neza kugira ngo utazamo amakosa. Yes afande. Noneho uzo kunzanira na soft copy yabyo kugira ngo nayo ndebe uko bimeze. Akazi keza. Iki ntabwo ari cyo gihe nakabona wakwiye kugenda ufata imyanzuro nk'iyo ngiyo. Wakwiye gutegereza.
kibonye ariko niba ari byashyizemo nifuje amahirwe nk'umuvandimwe ngomba nanjye kubarinda ngacunga umutekano wanyu gusa uzi